Ibihe byiza njye wumva ndi Ernest Kwizera nk'uko bisanzwe ukugezaho inkuru. Kuri iyi nshuro nkuzaniye inkuru nshyashya nziza kandi irimo isomo. Urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abana bakiri bato mwese murisanga muri iyi nkuru. Inkuru yacu yiswe Lovers Turned Enemies cyangwa se abakundanaga bahindutse abanzi. Ibi byaje gute kugira ngo abantu bakundanaga bahinduke abanzi? Ahari urukundo haza urwango rukomeye cyane ku buryo umwe aba umwanzi wa mugenzi we. Sindi bukwicisha amatsiko kandi ndaza gutuma usobanukirwa byinshi birambuye muri iyi nkuru yacu nukomeza kuntega amatwi. Reka dutangire inkuru yacu. Inkuru yacu itangirana n'umuhungu ndetse n'umukobwa bicaye ahantu mu ishyamba baseka bishimye basangira akabombo ko ku gati, ubona ko kabisa ibintu bari gukora biri romantike cyane. Baba basomana bakorakoranaho baseka bishimye bakirigitana bakina, ubona kabisa ko bishimye, mu bigaragara baba bari mu rukundo cyane. Umusore aba yicaye, umukobwa amwicaye ku bibero baganira baseka nta kibazo, mu bigaragara baba bafitanye urukundo koko rw'umwihariko. Umusore aba yitwa Eric naho umukobwa yitwa Dana. Aya mazina ndakwinginze ntuze kuyibagirwa. Eric na Dana nibo dutangiranye. Ku rundi ruhande rw'inkuru yacu hari abasore babiri bicaye ahantu ku nzira, ahantu mu twatsi turi hafi y'umuhanda nyabagendwa. Baba bari kunywa inzoga n'amatabi, ubona bari mu mico mibi, bari kwiyandarika. Ibi twese tuzi nk'uburara cyangwa uburumbu. Aba ni Jack na Kizo. Aba baba ari abasinzi kabuhariwe kuko baba banywa inzoga n'amatabi barabigize umwuga kandi baracyari urubyiruko mu by'ukuri. Ubwo Kizo ahita atangira ikiganiro ati man, mfite icyana ngiye kujya nipevera muri iyi minsi cyo mu ngagari kabisa, kandi bro ndabizi nawe iki cyana nyigoretse wagwamo kabisa. Ariko man, yenda kubwiye ngo gahunda mfite uyu mwaka ntabwo isanzwe kabisa. Mugenzi we Jack nawe ahita amwikiriza ati ngaho aka kanya se bro Sheila uramuretse uhise utangira gufata ngo ikindi cyana nta n'ukwezi kumwe byibuze umaranye na Sheila man. Ibyo ni ibiki koko? Aba basore rwose barantangaje, njye numva numiwe cyane. Ubwo nuko Kizo ahita akomeza ati 1 month? Ubwo se twaba tukiri gukora ibiki? Njye n'umukobwa tumaranye ukwezi kose tuvuga ngo turi mu rukundo? Jama kanguka man, ukwezi kose man. Niko bro, ntabwo uzi ko gahunda ari hit and run? Man, uranangaje cyane kabisa Jack. Ubwo abasore barakomeje baraganira biratinda. Hagati aho ariko mu ishyamba abo twasize bakina ku rukundo biragaragara ko babishimanye bakagera kure. Nawe urabyumva ibyavuye mu gusangira akabombo mu ishyamba, bashashakaye sharupe cyangwa se akitero k'umukobwa bakicayeho ari bonyine mu ishyamba ntacyo bikanga. Ubwo nyuma yuko basoje ibyo bakoraga aho ngaho mu ishyamba, umukobwa abaza umusore ati nizere ko noneho wishimye cyane, sibyo baby? Umusore nawe akamwikiriza ati umva Dana, ndagukunda cyane urabizi, ariko ubu nibwo ngukunze kurushaho pe kuko mbashije kugera ku ibanga ryawe. Dana nawe akamusubiza ati shu, nizere ko ari uko bizahora, tuzakundane cyane kandi bigere kure, urukundo rwacu ntirugire umupaka, kuko nari naragerageje kwirinda cyane ndetse no kwifata bihagije kugira ngo ndebe ko nakomeza kuba umwari. None rero ndakwifunguriye, mbabarire ntuzanyange cyangwa ngo nererane, sibyo shu? Unyemerere rwose urukundo rwacu ruzakure kandi rugere kure cyane, rurenga urukundo rwa Jack na Rosa cyangwa rube rwiza kururusha, sibyo sheri? Kandi unyumve nukuri, nari maze ubuzima bwanjye bwose narifashe, naranze kugira umusore wese nifungurira uwo ari we wese, ariko kubera ko wambwiye ngo nitutabikora ubuzima bwawe burahangirikira, nemeye gutanga igitambo cy'ubuzima bwanjye ku bwawe, ntuzambabaze pe, sibyo sheri? Ibyizi ndahiro byo ndumva bidasanzwe cyangwa aya masezerano. Ese aya masezerano aracyabaho cyangwa se aracyashoboka? Nuko ubwo umusore Eric asubiza umukobwa Dana ati Dana, ndagukunda kandi sinakureka kuko urabizi sindi twa dusore tw'amafuti tujarajara mu bakobwa ngo tutagira gahunda cyangwa se icyerekezo. Baby shira umutima hamwe, sibyo Dana mwiza? Ndagukunda bizun. Iby'iyi couple byo ndabona ari hatari kabisa, ndabona bidasanzwe n'ukuri. Inkuru yacu ikomereza ku rundi ruhande rwa gatatu. Sindi bugucange cyangwa se ngo n'umwe utabasha gusobanukirwa, ndabizi mu kanya gato uraza gusobanukirwa no komeza kugendana nanjye. Aha ni mu cyumba cy'amasengesho, bari gusenga cyane kabisa, ubona ko bari hafi n'Imana cyangwa se bari kumwe n'Imana mu byo bakora. Ni abakobwa beza n'abasore beza bakunda Imana ndetse no gukunda gusenga. Reka mbe ngutarukije gato, tuvuye aho tugaruke kuri ba basore bacu bari basindiye ku nzira, badafite icyerekezo cy'ubuzima ndetse n'ibyiringiro byo kubaho, kuko sinumva ukuntu umuntu yakwicara akanywa inzoga n'amatabi ameze nk'uwiyahura afite icyerekezo cy'ubuzima. Aba babaswe n'ibiyobyabwenge
baba bakiri aho ngaho ku nzira bahasindiye, batangiye gusakuza bavuga ibintu byinshi bidafututse, bavugisha umuhisi n'umugenzi wese uciyeho bamubwira ibyo bishakiye. Uba ubona ko kabisa bamaze guta ubwenge. Umbwire nawe, urabona ko kuri iyi si bitoroshye. Bamwe mu nzu y'Imana, abandi mu nzoga n'itabi, abandi mu buyobe, kandi bose bakabaho. Ariko se ninde ubaho ubuzima bwiza? Nyandikira muri komenti umbwire wowe uko ubyumva. Ninde ubaho ubuzima bwiza kuri iyi si? Ese ni umuntu uba mu nzu y'Imana wihariye gusenga? Ese ni umuntu uba mu buyobe nk'ubwo bwose Eric na Dana barimo mu ishyamba? Ese ni uwibera mu biyobyabwenge, inzoga n'amatabi nka Jack na Kizo? Umwanya ni uwawe ngo ukomeze umbwire uko nawe ubyumva. Njye ndatekereza ko ubayeho neza cyangwa se uwabaho neza ni umuntu waba ukunda Imana, ubasha gukiranuka ku Mana, ukora ibikorwa byiza, kuko we ntekereza ko ababayeho afite ibyiringiro by'ejo hazaza ko hahari kandi ari heza. Wowe urabyumva gute? Reka dukomeze n'inkuru yacu, uraza kumbwira uko ubyumva muri komenti. Dana na Eric bakiri kuganira mu ishyamba, nuko fone ya Eric ihita isona, akareba umuhamagaye, yarangiza akegera hirya gato akitaba telefone. Amara kwitaba telefone ntagire ikintu na kimwe avuga, agahita agaruka kureba Dana aho yari amusize ahagaze, ariko agaruka mu maso atishimye, ubona ko asa n'ubabajwe n'ibyo yakiriye kuri telefone. Dana ati, shu, bigenze gute ko mbona witabye fone ugahinduka? Niki bakubwiye ko mbona mu maso utishimye? Eric ati, sheri, reka tugende tuve hano, ngize appointment inunguye, buriya sinjya nkunda ibintu nge byahutihuti cyangwa se bitagira gahunda, ngo ku kazi baranshaka, havutse ikibazo kandi ninjye muntu wenyine wabasha kugikemura. Nyemerera tuve hano tugende, ndeke gutinda bitaza kuba n'ibibazo birebire, kandi umbabarira ukuntu mba mise ngutwara hutihuti, twari twibereye mu bihe byiza mukunzi mwiza. Tuvuye aho tugaruke ku bari kunywa amayoga n'amatabi, ubona ko badafite icyerekezo. Bakiri aho ngaho hacaho abakobwa babiri bambaye neza, bafite Bibiliya cyangwa se Bible, bavuye gusenga. Ni babiri mu bari muri cya cyumba cy'amasengesho twavuze haruguru, bihaye Imana cyangwa se mu bahisemo gukurikira inzira yo gusenga. Nuko Jacques akibakubita amaso ahita abahagarika avuga ati, abakobwa ni beza pe. Muri beza di. Nuko Kizo nawe ati, wowe wa ruguru uri mwiza cyane pe. Namba yanjye ni 0792422223, uzampamagare twimenyanire niba ntacyo bigutwaye. Nuko Kizo akomeza agira ati, bizumwa, aba basore ni abasazi cyane. Ese ibi bikorwa ni bwoko ki mu rubyiruko? Ese hari urubyiruko rukibayeho guke cyangwa se ruriho rudafite icyizere cy'ubuzima, rukora ubusazi nk'ubu ku muhanda? Ubwo abakobwa barakomeje baragenda baseka bumiwe, batangariye ibyo bari kubona kuri uyu muhanda. Aba ni bagenzi babo bakabaye bari mu nzu y'Imana bafatanya gusenga cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana, kuvuga ubutumwa bwiza, ariko batangajwe no kubona bagenzi babo ku muhanda mu mayoga n'amatabi basaze ku nzira. Ubwo abakobwa baca bari Perus na Soso. Nuko Soso ati, mana yanjye, abantu bamaze gusara pe, urandebera bariya basore ukuntu bameze koko? Basinze, bataye ubwenge, ntibazi ibyo barimo gukora ku muhanda, ni ukuri kandi baracyari bato. Mugenzi we Perus nawe akamusubiza, umva ntibyoroshye, ni ukuri, hanze aha utari mu Mana wese araza gusara pe. Gusa nyine niyo mpamvu niyo dusenga tuvuga ngo Mana, n'abariya bataramenya uwo uriwe, batarakumenya, batazi ibyo barimo, ubababarire kandi ubafashirize aho bari, bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi nabo ubahe imbaraga zo kukumenya mwami. Ukuntu ari beza se sha, njye biranambabaje cyane Soso. Nuko Soso nawe ati, ha Peru, nari nanze kubivuga ngo utanyita umusazi, nawe wabibonye koko Peru? Hajya namba yuriya ngo ni kangahe? Ni ubusazi, ariko sinzi impamvu nyine iyo namba isi inguma mu mutwe da. Umuntu ahura n'abantu atazi turo ye ya mbere akabitwaraho kuriya koko. Hajya ngo ni 07922423, indi ndayibagiwe. Perus ati, ngaho Soso uri muzima? Ubwo se koko urashaka kumbwira ko wibuka iriya mibare y'uriya musore yavuze kuri asakuriza hejuru avuga ururimi rutava mu kanwa? Urashaka kumbwira ko uri kumva ushaka kumenyana n'uriya musore umeze kuriya? ngaho rwose nimunyumvire nawe. Aba nabo se ko nari nzi ko ari bazima, bari mu Mana, ni gute batangiye gushamadukira abasore b'abasinzi b'abanywa n'inzoga ku muhanda bameze nk'abasazi? Ariko ntawamenya da. Nuko ubwo Soso nawe ati, ahubwo Peru, ndi kumva nasubira inyuma nkamubwira agasubiramo buriya busazi, ariko nzamusengera nawe ahinduke, abashe kumenya Imana, ave muri biriya bintu bitari bizima.
Ubu se abakobwa babonye ibirara ku muhanda binywa inzoga n'amatabi bashimishijwe n'ubusazi bikora bo ni shyashya. Reka twikomereze inkuru yacu turaba twumva amaherezo. Nuko mu nzira Eric na Dana bagenda bava mu ishyamba aho bari bicaye, urabona ko bishimye, baragenda baganira bafatanye mu kiganza baseka nta kibazo. Mu by'ukuri ubona ko bano bombi bafitanye urukundo rufatika, ruri seriye, rudafite imikino cyangwa kuzuyaza muri bo. Ubwo Dana ahita abwira sheri we ati baby, ngaho rero singutinze, reka nkureke urugendo ujye mu kazi, ufate akamoto wihute, nazakwiharira bikarangira ku kazi, bibaye nabi bikaba byateza ikibazo, sibyo shu? Ubwo Eric nawe ahita amusubiza ati nibyo sheri. Eric agahita afata akamoto akagenda mu kazi, Dana nawe agahita ataha afata inzira imujyana mu rugo. Mu rugo kwa Soso aba arimo koza ibyombo cyangwa se amasahane n'ibindi bikoresho byose byo mu rugo biba byakoreshejwe. Ibyo byose akabikora ari kwiririmbira akaririmba. Ni umwana wo mu rusengero, umwana ukunda Imana, ukora imirimo yiwe yose agomba gukora kandi akayikora neza. Soso aba ari koza ibyombo aririmba akaririmbo ko mu rusengero kavuga gati ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndagushimaye suku bwayo narababariwe, akiri muri ibyo hari umuntu uhita ukomanga. Soso ati ni karibu, injira ntabwo hakinze. Uwakomanga agahita yinjira, kumbe ni Dana uba utashye. Ureba agahita yirukanka akamuhobera cyane, ubona ko amwishimiye. Agahita amubaza uti ese ubwo iyo umbwira kuri buze we wari kuba iki? Dana ati umva ndakwiyamye nta mwanya nari mfite. Surprise se barayivuga kandi na mama ntabyo azi pe. Bisa nkaho Dana na Soso baba bavukana ari abavandimwe. Nuko Dana yahise ajya mu nzu na Soso barajyana bagenda baganira. Tugaruke ku basore bacu Jack na Kizo. Jack na Kizo murabibuka, nibo abasore babaswe n'ibiyobyabwenge. Ninza kubavuga gutya nibwo uri bubashe kubumva neza. Ni abasore bahora mu mayoga n'amatabi iminsi yabo yose y'ubuzima bwabo. Aha baba bamaze gutaha bageze mu rugo bari muri ghetto, bicaye batangiye kuganira. Bari kumwe mu nzu, ni inzu y'icyumba na salo itagize icyo itwaye. Muri salo haba harunze amacupa y'ubwoko bwose y'inzoga z'amoko yose zanyowe zashizemo. Ubwo Jack ahita aterura ikiganiro ati man bro, ndabona ngiye kuza tukabana rero, ibintu byo kuba mu kigo kabisa ndabirambiwe. Guhora nsimbuka ikigo naje kureba, nsubiyeyo baramfashe agafuka ka sima, senyenge, korotire, man ibyo bihano kabisa ndabirambiwe tu. Ndumva nshaka kuza tukabana kandi unyemerere n'umakanire mana yanjye. Kumbe wa musore Jack aba ari n'umunyeshuri. Nuko ubwo Fizo amwamaganira kure akamubwira ati reka reka wapi bro, turamaniga urabizi tu, ariko ngewe urabizi nkunda kwibana, ntabwo kuna kabisa ko mbana n'undi muntu mu nzu urabizi. Ubwo se ngiye nizanira icyana nawe uhari wumva byagenda gute? Wapi kabisa, oya shaka ubundi buryo umbwira unganirizamo, ariko man oya ibyo byo bubiretse. Jack ati waretse kundaburiza man, tuzabana nuzana n'icyo cyana nanjye nzaba mari. None se ari umugore uzaba ushatse? Waretse koko kundaburiza? Uramakana tutaranagerageza ngo turebe ko bizanga koko? Nyine turamaniga nk'uko bivuze, ariko kamemu ntabwo wankora ibyo bintu man. Ese uretse nkaza nkibera hano niga, ahubwo mvuye hano nkareka ibyo kuba mu kigo byagutwara iki man? Fasha kabisa bro. Nuko ubwo bakomeza kuganira bikarangira Fizo yemereye Jack ko yaza bakabana muri iyo nzu cyangwa se muri iyo ghetto. Nyuma y'iminsi mike ibyo byose biri kuba cyangwa ibyo byose bibaye, Fizo yaje kongera guhura na Soso. Yahuye na Soso ahantu ku muhanda wa kaburimbo. Soso ava muri repetition ku rusengero, undi nawe yambuka ajya gushaka agacupa ko kwinywera. Nuko ubwo Soso yabonye Fizo yibuka umusore bigeze guhura aha hantu ku nzira bavuye gusenga. Abasore basinze babaye nk'abasazi ku nzira, akavuga ibintu byinshi mu byo yavuze arimo na namba yiwe. Soso aramwibuka cyane rwose nkaho byaraye bibaye. Nibyo koko Soso niyibeshye yigeze guhura na Fizo wa munsi bavuye gusenga. Jack na Fizo basindiye ku muhanda. Nuko Soso ati hey mwiriwe neza, naba nkuzira cyangwa mwibeshye? Fizo nawe ati sinzi niba unzi, njya amaso ndabona araya pe. Ntabwo byanungura kuko inzoga n'itabi uyu musore abanywa ntabwo byatuma yibuka ibintu byose aba yakoze. Nuko Fizo ati urabona unzi hese mukobwa mwiza, gusa nizere ko utanzi nabi tu. Kame mu mukobwa mwiza nkaho ubaye unzi nabi naba nsebye kabisa. Soso nawe ati sinzi niba amaso yanjye yarebye neza, gusa ndakuzi
namba yawe ya telefone imibare 6 itangira ni 07924 Fizo agahita amuca mu ijambo ati yego nibyo, ahubwo se wazikuye? Soso ahita amwenyura yarangiza ati ahubwo se wayujuje maze nkakubipa nanjye ukabona iyanjye tukajya twivuganira niba ntacyo bigutwaye. Fizo n'akamwenyu kenshi ku maso nawe ati narebe rwose zana nzuzuze maze umbipe mbone namba yawe, dore ntuye hano hepfo ku muhanda wa 2 ku gipangu cy'ubururu, ubutaha ntuzace no ku rugo sibyo se? Yesu, Fizo ko ari umusazi we. Fizo ahise arangira Soso n'ahantu atuye rwose amuha n'ikaze mu rugo ku nshuro yiwe ya mbere bahuye noneho ari muzi. Uyu musore ari gupanga iki? Uyu musore ashatse kugaragaza reka dukomeze inkuru yacu. Nanjye yanjye niyo kandi nishimiye guhura nawe, nitwa Niyori Solina aka Soso. Fizo nawe ati wow ni byiza cyane rwose. Nanjye nitwa Habarugira Fabrice aka Fizo. Rubyiruko rw'iyi minsi rwose ndabona rufite gahunda, ariko se mwe muturebera cyangwa mwe mubibona ibi mubona bimeze bite? Mubona bizagarukira iby'uru rubyiruko mubona bigana he? Tuvuye ku bari kwibwirana tugaruka ahantu mu gakaritsiye, umusore bari kwirukanka, abantu bamwirukanka inyuma bavuza induru bisa nkaho ari igisambo, arirukanka gatanu mu gihuru akihisha, bakamucaho abamuhigaga cyangwa bamwirukankagaho bakamubura. Mu gihuru aho yicaye igitima kiba gitera cyane, yiruhutsa buri kanya, apfumbatse igifurumba mu ntoki yagifatiye mu gituza cy'ibyo avuye kwiba. Mana yanjye, uyu musore aba ari Jacques. Nanjye nagatangaye hano aba basore namaze kumenya ko umwe muri bo ari umunyeshuri, yaba akura amafaranga yo kunywa amatabi n'amayoga bya buri munsi itagira akazi kandi ari n'umunyeshuri, nta handi yayakura ni ukwiba. Jacques aba ari igisambo, birababaje cyane. Reka twigarukire kwa Perusi mu rugo. Perusi aba ari guhamagara cyane nimero ikaba kompoze, akongera agahamagara nimero ikaba kompoze, ahita arekeraho kuyihamagara agakomeza akirebera televiziyo, aba afite na Bible ari gusoma ijambo ry'Imana. Nyuma y'iminota mike telefone irasona, yayireba akabona uwo yahamagaraga niyitabe niwe umuhamagaye, agahita ayifata akitabana ubwuzu bwinshi cyane aseka ati karame mukunzi. Uwo aba ari umusore umuhamagaye, ni umusore baba bakundana gusa ntabwo Perusi aba akunda gusamara ibi by'abakobwa basamara mu basore bajya mu mico mibi bagira gute, cyangwa se ngo ajye mu ngeso mbi n'ibindi. Perusi aba ari umwana w'Imana n'ababyeyi, kimwe nk'uko na Soso aba ari umwana w'Imana n'ababyeyi. Nimivuga gutya wumve abana bafite umuco bumvira ababyeyi kandi bagakora byose byiza kugira ngo bakomeze batunganire Imana. Nuko ubwo umusore baravugana bigatinda, Perusi akishima cyane ati okay nta kibazo sheri, nzaza ejo nyuma y'uko amateraniro arangiye, azaba ari nka saa 7 gutyo, saa 7:15 nzahitira aho ngaho, ubwo sinzigera nca mu rugo. Bisa nkaho uyu musore aba asabye cyangwa se ahanye gahunda na Perusi y'uko bazahura ejo cyangwa Perusi yazajya kumureba. Ubwo kwa Dana mu rugo, Dana na Soso bicaye mu rugo baganira cyane baseka bishimye, inkuru ziba ari nyinshi nk'abantu badaherukana. Dana Soso, noneho uvuye ku izima ugiye kujya mu rukundo n'umuntu, hari umusore wabashije kukwiyegurira ko mbona rwose ibintu byahindutse cyane. Soso nawe ati sinzi niba ari byo bita urukundo cyangwa se byo bita gukunda, ndi kumva namubwira akaza tukajyana gusenga, kurepeta, kuvoma, ku muhanda, gutembera n'ibindi byinshi, ariko byose tukabikora turi kumwe. Ndi kuguma mutekereza cyane pe, kandi shaha anywa inzoga mana yanjye. Nuko Dana ati what? Anywa inzoga? None se Soso ugiye gukundana n'umutipe unywa inzoga? Ubwo se urumva umusore yazakugeza kuri? Ubwo se urumva hagize ukubonana n'uwo musore yatekereza iki? None se Soso nawe mbwira, yakubwiye ko agukunda? Soso ati oya ntabyo yambwiye, ndetse nanjye sinigeze mubwira ko mukunda. Nuko ndi kuguma ngira ibyiyumviro byinshi kuri we, nkumva nshatse kumubona cyane, nshatse ko tuvugana, nkumva nyine mu mutwe ni wundimo pe. Gusa ibyo kuba anywa inzoga cyangwa se afite imico mibi simbyitayeho, kubera ko nzi Imana nsenga, nzamusengera kandi azahinduka. Niba koko turi n'abamenyana tuzamenyana yarahindutse ayino. Iby'uyu mukobwa n'urukundo rwe semaye bizaherera, ndabyita urukundo rwe kuko ibi byiyumvira afite atangiye no kugaragaza hanze akabibwira n'abari hafi ye. Twese turabizi ko ibyo twita urukundo. Reka dukomeze na Dana. Dana ati shuwa uzahindura umunywanzo bwo muhindura umudiyakoni wo mu rusengero? Soso yamara amaji yakunze umuntu pe, ese azamuhindura koko cyangwa umunywanzoga azahindura umwana wayo? Reka turebe aho bigana. Twigarukire ku cyumweru nyuma ya saa 6 amateraniro arangiye, Perusi asohoka atarwiyambitse agahita ajya ku muhanda hari bufatiremo, ubwo ahita afata telefone agahamagara, telefone igasona. wi sheri turasoje gusenga rero ngiye kugera ku muhanda muhe umumotari muvugane umurangira hanzana. Ubwo umusore nawe aramusubiza yego nta kibazo peri wanjye, ubwo urambwira nugera kuri motari murangire. Perusi akiri aho mushuti we Soso
Perusi ahita ahinguka. Peru nari nkubuze pe, nari ngiye guhangayika, nari ngiye kwibaza ukuntu ngiye guterera uriya musozi ngatambika kiriya gihanda cyose ngira nyine ndi gutaha. Nari ngiye kurakazwa n'ukuntu ngiye kwitambikana n'ukuri kiriya gihanda cyose. Perusi ati uransekeje disi, none se n'ubundi ugira ngo tugiye kujyana njye nawe? Wapi pe, hari umushuti wanjye ngiye kureba. Soso nawe ati uwo mushuti wawe ugiye kureba wenyine ameze gute? We ko abashuti bawe bose mbazi ninde? Perusi ati we ntabwo umuzi kuko ni mushya mu buzima bwanjye, tugiye kumarana hafi amezi abiri, ariko nibwo bwa mbere ngiye kumusura ahantu ubundi twajyaga duhurira online gusa. Ubwo Soso nawe ati ego lata, ni wa mutipe umaze iminsi agusaza. Ninde mwaraye muvugana? Ni umutipe. Ninde waje kugutora ku ishuri? Ni umuntu. Ninde ukugira bize muri iyi minsi? Ni umuntu. None yewe we birangiye ugiye kujya kumureba iwe? Ese kubera iki wanze kumunyereka we? Ese ubwo waretse tukajyana nkajya kumureba? Perusi abyamaganira kure ati oya Soso, ntabwo twajyana kandi namubwiye ko ngiye kumureba njyenyine, ahubwo sheri reka ngende natinze undi mwana, wowe tuzajyana ubutaha sibyo? Ubwo Perusi ahita agenda agafata akamoto akagenda. Soso nawe asigara arakaye ababajwe n'ukuntu umushuti we amusize gutyo, akagenda amwinya amakuru kandi agiye kwitambikana. Umuhanda munini baba bajya gusenga baturutse ahantu kure, haba hateye ubunebwe cyangwa se hateye irungu kuba umuntu yaca muri iyo nzira wenyine, izuba ringana gutyo. Ubwo Soso nawe agiye kumva yumva telefone irasomye, arebye abona ni Fizo uba umuhamagaye. Fizo uramwibuka, wa mutipe bahuye akibwira Fizo na Jacques Fabrice, ndi kugerageza kukwibutsa Fizo. Nuko ubwo agiye kwitaba telefone hahita haturuka umuntu inyuma agahita amufata amayunguyungu akamukirigita bagaseka. Aba ari mu mugenzi we basengana uje kumureba ngo bataha. Ubwo birangira atitabye iyo telefone ya Fizo, agakomeza agatambikana n'uwo musore bakagenda baganira. Fizo muri ghetto ari kumwe na Jacques baganira. Fizo Jacques hari akana keza gato gateye neza, gafite umubiri unyerera, gafite baby face. Umva bro, ndakurahiye Soso ni mwiza pe. Ikintu gitangaje nuko anzi ngewe namuzi, ariko mwihore umunsi azatinyuka kwinjira muri iyi mbehe yanjye nzatuma tumenyana bigiye ku, kandi azabona ko atanyibeshyeho kabisa. Mana yanjye, uyu musore ni umusazi ku rwego rukabije pe. Njye ndumva mbirakariyemo ubwo kumva ibigambo Fizo atangiye kuvuga ku mwana wacu Soso. Biratangaje kuba aba basore nta mupaka bafite mu bikorwa byabo. Ndababaye no kuba nabasha kugira inama Soso ngo yirinde kandi ahungire kure aba basore. Kandi ubu wabona hari ba Soso benshi bari kumva iyi nkuru, mwamaze guhura na ba Fizo cyangwa se muri hafi cyangwa mugiye guhura na Fizo. Inama nabagira ni uko ubuzima bwawe ni wowe wo gutuma buba bwiza, ariko kandi ni nawe wo kuburimbura. Ufite uburenganzira bwo kuvuga oya ku buzima bwawe, ukinjiza icyiza mu buzima bwawe cyangwa se ukinjiza ikibi mu buzima bwawe. Reka twikomereze inkuru yacu karagaciyemo. Nuko ubwo Jacques nawe ego ko bro, umwana uruta abandi bose wahuye nawe ninde? Hajya ngo ni Soso. Ndumva nshatse kumenya uwo mukobwa pe. Ubwo Fizo nawe ushatse kugira ute? Ushatse kumumenya? Bro nyine ushatse gupfa tu, kuko ku cyana cyanjye ndica n'amagini arapfa urabizi bro. Fizo akomeza agira ati cyakoze nuko gitamfasha kuri telefone ngo nkumvishe ijwi ryiwe tuvugane wiyumvira byibuza n'ukuntu kivuga. Aramvugisha ngiye nkumva mvuye mu byanjye vuba cyane, ndaza kumenya ibyo ari gusa, ariko never mind bro. Hajya ngo Karine na Kelly baragira hano ryari ngo umuntu atangire kwitamo ko numva nuzuye bya hatari. Tugarutse ku rundi ruhande dusize abo basore n'ibyabo, Perusi abageze aho yajyaga nuko yishyura moto, yarangiza agafata telefone agahamagara. Hello eri nahageze, cya gipangu wambwiraga niho mpagaze. Umusore ati hagume nze ngufate. Nuko Perusi agiye kubona abona umusore araje akinguye igipangu, agiye kubona abona igipangu kirafungutse, umusore arasohoka araza, barahoberana cyane ubona ko bishimye. Aba ari uwo mukunzi we yaraje aje kureba. Kumbe umusore Perusi bari kwishimana, bari guhoberana, ubona ko baziranye bigiye kure, ndetse uwo Perusi ari gufata nk'inshuti yikomeye ngo bamaze amezi abiri bamenyanye ni Eric. Eric twe tuzi nka boyfriend cyangwa se umukunzi wa Dana, ni inshuti ya Perusi bamaze amezi abiri bamenyanye. Mana yanjye, nyamara twe dusanzwe tuzi neza ko Eric na Dana bagiranye indahiro ikomeye umunsi bari mu ishyamba, umunsi Dana yifunguriye Eric akamuha ubuzima bwe, niko nabivuga, akamwifungurira ngo aramukunda cyane. Ese ko mbona nta muntu wo kwizerwa cyangwa wo kwizera kuri iyi si ugihari ko? Eric twari tuzi ngo ni umusore mwiza ufite amafaranga, ufite akazi, witonda, ukundana na Dana gusa, kandi akaba afite ziranakomeye na Dana, niwe uri kwitwara gutya. Ese ubu bushuti ni bwoko ki? Ese hari ubushuti bukibaho muri rusange? Aha, njye ndabona kujya mu rukundo n'umuntu bisaba kujya umuntu abanza akitekerezaho, akareba niba koko yiteguye cyangwa yiyemeje kubana n'umubabaro uba mu rukundo. Ese wowe ubibona gute? Reka dukomeze
dukomeze inkuru yacu. Nuko ubwo baragiye Eric aha karibu Pelos. Bageze mu nzu Eric ati Sheri ni karibu kandi ibihe byose urisanga. Hano ni iwanjye kaba ni iwawe rwose igihe ubishakiye nta kibazo wajya uza kundeba. Nyagasani abasore barakimara kabisa. Ubwo Eric ahita yegera Pelos akamukuramo inkweto, aba yambaye inkweto ndende zimwita high heels, azimukuramo akazishyira ku ruhande, akazana amazi ashyushye n'agatambaro akamukandira ibirenge, ubona ko amwishimiye kandi yiteguye gukora byinshi bigiye kure abikorera Pelos. Ntekereza ko ibingibi Eric abikorera Pelos kubera ko ari umukobwa winjiye mu nzu ye cyangwa winjiye muri ghetto, mu nzu y'umusore bwa mbere, umusore wibana uba mu nzu nziza ahantu heza. Uyu musore ndamwita Playboy nuze kuntunga urutoki kubera ko nyuma yuko yumvise isezerano rye na Dana akaba ahindukiye mwumva ibyo ari kubwira Pelos. Uyu musore ntabwo ari serious. Ubwo kandi Dana bari guhamagara Sheri we Eric igasona ikikuraho ikabura uyitaba, akomeza kugerageza kuyihamagara telefone ikagisona ikikuraho ikabura uyitaba. Ubwo Dana ahita akomeza akirebera filime muri televiziyo muri salo iwabo. Ubwo Soso agahita ahagera bakaganira, baraganira cyane bigatinda. Mu nyuma mama wiwe ahita ahagera. Mama Dana ati Dana byagenze bite ko ukiri hano? Ubundi ko nzi ko uhora wagiye wagira ngo imbwa zakurigase mu karenge. Byagenze bite ko ukiri hano mwana wanjye? Habaye iki niki cyabaye? Ibyo uyu mubyeyi nawe ubanza atari shyashya. Nuko Dana oya uyu munsi nta hantu ndi bujye, aho nari kujya ndi guhamagara ntibikunda. Ubwo nta kundi nanjye nari nkeneye kuruhuka, reka niryamire nduhuke bamaze igihe kinini ngenda. Kandi ikindi mama bujya mva hano ngiye mu kazi mu biraka cyangwa se kwigana n'inshuti zanjye, sinjya mva hano na gahunda nzima ngiyeho mama. Muri ghetto kwa Fizo hahiye bari kunywa amayoga n'amatabi, ni abakobwa n'abahungu bakiri bato 18, 22, 20 babyina baseka ubona ko bishimiye ubuyobe barimo rwose ntacyo bikanga. Karagaciyemo bigarukiye nanone kwa Eric. Pelos na Eric baganira baseka. Eric ati Sheri ngenda akazi burya uzi ko niyo ndi mu rugo iwacu nta wundi muntu wegera inkono ninjye ubatekera pe. Niyo mpamvu rwose nashaka kugutunguza aya mafunguro meza ameze gutya. Pelos ati shuwa nukuri wantunguye pe. Sheri urarenze mugani wawe. Sheri reka nahe burije dore nageze hano saa 7:30 none ibaye saa 10 ya singusuye. Eric ati yego Sheri nta kibazo kandi ndishimye cyane kuba waje, byatumye ngukunda kurushaho, ariko reka nizere ko next time uzarara sibyo Sheri? Ubwo Pelos ahita aseka cyane ati no way warasaze. Ubwo se nagusura nkarara gute? Ubwo busazi ni bwoko ki wa musore? Uzazo nsaba iwacu niba kuma nanjye sinzazo yaza kuba naza nabi wawe iteka ryose. Ubwo Eric ahita ahaguruka agaherekeza Pelos akamugeza ku muhanda akamufatira moto imutahana, Eric nawe akagaruka mu rugo. Ubwo muri ghetto rwarwambikanye Fizo na Jack ndetse n'abakobwa babiri bari kumwe aribo Karine na Kelia baba basinze bari mu bikorwa byo kwiyandarika, ubona ko nta cyerekezo cy'ubuzima bafite. Nuko ubwo Jack ahita afata Karine bakajyana mu cyumba bagasiga Fizo na Kelia muri sala. Yewe iby'uru rubyiruko ndabona bidasanzwe pe. Aba bana b'iyi minsi ahantu bakura imbaraga z'ubwihebe cyangwa se ubushobozi bwo gukora ibi bintu nk'ibi bakora sinzi pe, sinzi ahantu bazikura. Twe mu myaka yacu twagiraga indangagaciro ndetse na kirazira, ukamenya ngo iki kirazira kandi kiraziririzwa koko, ariko koko hari kera. Ubanza bubu nta na kimwe kizira kuri we. Sinzi amaherezo, reka twikomereze inkuru yacu, nawe uraza kujya umbwira uko ubyumva muri comment. Ntibibagirwe gukanda kuri buto ya subscribe, buto ya like, kuri comment umpe igitekerezo cyangwa umbwire uko ubyumva. Ese iyi nkuru urumva izarangira gute? Ese uyu musore utangiye gukina abakobwa babiri Dana na Pelos kandi impande zombi azinganyisha, ibyo bizarangira bite? Ese uyu Jack na Fizo cyangwa Fabrice babana muri ghetto ariko bari mu buyobe, bo bizarangira gute? Igitekerezo cyawe ni inyamibwa kandi ndagushimira ko ukomeje kunega amatwi muri kano kanya. Twigarukire kuri Eric mu nzu avuye guherekeza Pelos, ahita afata telefone yiwe akabona Dana yamubuze cyane. Eric kuri telefone yego Dana umeze gute? Mbonye wambuze cyane. Dana yego nakubuze, niwe wambwiye ko uyu munsi utari bukorera ko nakubuze cyane, byagenze gute? Eric nawe ati Sheri wambuze nari nasinziriye, ahubwo ikosa nakoze nuko nibagiwe kuryama nyikuye muri silence, nasinziriye muri silence
sinigeze nyumva isona. Wiriwe neza se mukobwa mwiza? Mana yanjye, Eric koko ni player boy. Babajwe n'uyu mwana w'umukobwa Dana, ariko kandi na Pelos arambabaje kuko bari gushira ubuzima bwabo mu kaga no mu kangaratete inyuma y'umusore ubabeshya urukundo rudahari n'amasezerano adahari kandi adashira. Ese ubu Eric akunda nde bya nyabyo hagati ya Pelos na Dana? Ubu se koko bose ababeshya urukundo, nta n'umwe akundamo? Kandi wabona hari abasore benshi nka Eric bakibaho. Zuhuje ba player boy mwese aho muri, mukomeze kugubwa neza. Tugarutse muri ghetto, Fabrice cyangwa Fizo aba yicaye hasi, Kelly yamwicaye ku bibero basomana. Nyagasani, ibi ni iki? Fizo aba yibereye kure mu mutwe, yibereye mu bitekerezo bya kure, ari kwitekereza Soso mu mutwe. Ubwo Fizo ahita asunikira Kelly ya ku ruhande, maze agahaguruka agafata phone agahamagara Soso. Kwa mama wa Soso na Dana, Soso yicaye mu ntebe afite igitabo cy'indirimbo z'Imana arimo araririmba agira ati: nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru imbere y'aya ntebe. Ubwo Disa akiri kuririmba, phone yihita isona, yareba akabona ni Fizo umuhamagaye, yarangiza akitabana ubwuzu bwinshi yishimye. Hello, oui, Karame fi, none se wabaye iki? Allo, ubaye iki ko nta kintu na kimwe ndi kumva mu byo uri kuvuga? Hello, fi, mana yanjye, ubu se yabaye iki koko? Baramugonze se? Ubwo Disi Soso ahita ahangayika, agakomeza gucishamo nimero ya Fizo ikayicamo ariko ikabura umuntu yitaba. Ese Fizo abaye iki? Bukeye bwaho Soso ajya ku ishuri nk'ibisanzwe, aba ari umunyeshuri murabyibuka, ariko si urota amasaha yo gutaha ageze agataha yirukanka, ahitira mu cyumba agafata telefone yiwe ahantu aba yayisize ku kameza, agahita ahamagara Fabrice. Hello, mwiriwe? Wow, fi, umeze ute? Ubwo Fabrice aramusubiza ati: meze neza nta kibazo. Wowe se umeze gute? Soso ati: meze gute se nyine? Wowe uri umwana mubi cyane, uzi ukuntu ejo hashize waneye ubwoba? Ese ubwo wabikoreye iki we? Fizo nawe ati: ngo naguteye ubwoba? Naguteye ubwoba gute se Soso? Ejo twaravuganye cyangwa twarahuye? Utambwira ko wabonye ibyambayeho Soso? Ubwo Soso ati: ntabwo wibuka ko wamamagaye rutava mu kanwa, utabasha kuvuga neza, ukavuga ibintu unabyumva, warangiza ukakupa, naho nongeye kuguhamagarira ukanga kongera kunyitaba? Ni ibiki se wari uvuze ngo naba narabonye ibyakubayeho? Tugaruke kuri Pelos, nawe ahari ari kuvugira kuri telefone avugana na Eric, baganiriye byatinze, ubona baseka rwose nta kibazo. Eric ni wa player boy wacu, muramwibuka cyane. Ikiganiro kiba cyashyushye, Eric ari kubwira Pelos ukuntu asigaye amukunda cyane muri iyi minsi. Nuko maze ubwo Dana ahita ahamagariramo bakivugana na Pelos. Nuko igitaraganya Eric ati: baby sorry gato, nitabe boss aramamagaye, turaza gusubira. Ubwo ahita akupa igitaraganya akitaba Dana. Nyagasani, mbega umusore. Ubwo ahita yitaba Dana agira ati: Karame Dana mukobwa mwiza, umeze neza? Usanze boss yarakuntwaye da? Amakuru se? Dana ati: nabaretse di, tugomba kujya tugusangira tukakugabana, akamenya ko nyuma y'akazi kawe hari n'abandi uba ufite kwitaho cyangwa uba ufite mu nshingano. Eric nawe ati: nibyo rwose agomba kubimenya. Ubwo Fabrice na Soso nabo ikiganiro kiba cyashyushye cyarimbanyije. Nuko Soso ati: fi, ko numva ibyo bintu bitashoboka, kubera ko iyo minsi yose mba ndi kujya ku ishuri, ntabwo byashoboka pe. Fabrice nawe ati: none se Soso, ku ishuri usibye rimwe wabiki? Ubu tuvuge ko nta na rimwe urasiba ishuri? Nyagasani, Fizo atangiye kurarura umwana wacu Soso, cyangwa se kumwigisha imico y'uburara, amusaba ko yasiba ishuri. Ubwo Soso nawe ati: okay fi, kubera ko nanjye nshaka ko tumenyana bigiye kure, ndabyemeye, ejo nzaza kugusura, ariko ubwo tuzirirwana kuko sinabona uko mva mu rugo hakeye kandi nasibye ishuri. Mana yanjye, unyumvire nawe mu by'ukuri. Fizo atangiye kurarura umwana wacu Soso, amubwira ngo ntasibe ishuri aze birirwe mu mafuti ngo nukumenyana. Disi uyu mwana w'umukobwa ntabwo azi ibiba bagiye kwishoramo. Ku nshuro ya mbere ashatse kugerageza gukundana n'abasore. Ibi birababaza cyane kwisanga mu bibazo nk'ibi utatekerezaga ko bishobora kukubaho mu gihe nk'iki. Reka dusubire n'igice cya kabiri, ntucikwe. Ndakumenyesha ko buri wa kabiri, buri wa kane ndetse na buri wa gatandatu uzajya wakira inkuru nshyashya kandi nziza irimo amasomo menshi. Ku wa kane saa 12:30 z'umugoroba nibwo igice cya kabiri cy'iyi nkuru kizasohoka.
nizere ko uzaba witeguye kucyumva. Inama yawe, igitekerezo ndetse no kubyumva ni ingenzi cyane. Iyi ni Devil Stories, ndabashimiye cyane.